shirinzwe numva nyine mbafite kubanikanga twabwitse kandi bene ikintu kimbabaza nuko papa wanjye gukureba bino bintu ngo papa wande Divi uvuze oya ndi kurota cyangwa ni ibitekerezo mfite uvuze papa wawe umwana w'umugome gusa Divi mbabarira usohoke muri iyi nzu umva uribuka Ima uribuka wa mudamu umwe nigeze ukubwira witwa Domitire cyagiye nkubwira nkiri muri Amerika nyine nkakubwira ngo uzamunshakire wigeze umenya aho atuye cyangwa wigeze unamumboneraho na rimwe ntago nzanatuye ariko namugushakira sha wamunshakiye cyamunshakire ndamukeneye cyane ndaza kumushakira pe uramushaka cyane ndamushaka wamumbonera wabona aho atuye wabona na nimero ze za telefone mbabarira umushakire ndamukeneye aho nguwo kumubona rwose biroroshye ndamuhiga ejo rwose ndamukubonera urashaka kuba amahoro se cyane amahoro nta birenze nta kibazo ngo nzamugushakira rwose ahandi wari umeze neza ariko byari bisanzwe nubwo aribwo nkiza ariko ndimo ndagenda menyera neza pe ni klima ya hariya tu ariko naha nabonye ari heza mu Rwanda rwose ni heza iwacu wabo umuntu ntako hasi niyo wagenda byenze bikunze uba wanagiye n'ahandi wahinduyeho ni bisanzwe biriya ni bisanzwe nawe uzaza sibyo uzaze pe nzakwemvita uze kudusura ni ibisanzwe hano mu Rwanda hari klima nziza ntago hajya hakonja nka hariya hameze neza tu hanyuma umuntu rero ndamugushakira shamushakire pe mushakire ndamushaka kubera ndamushakira hera gusa ndaje mushake uri hano wenyine se ndacyafite igihe ndi hano njyenyine ariko ndacyafite iminsi nta kibazo gusa nshakira uriya muntu ndamushaka pe mushakire ndamushaka rwose ndabishyiramo imbaraga ndabona mushaka cyane ndamushaka naho ni ubuzima n'ubusanzwe hariya se ndabona bugenda nawe uzaza natwe bumeze neza nzaza ubwo bizanye mfite buriya nzakwemvita uzaza pe nta birenze subwo Divi urumva ari iki wambwira nyuma y'ibintu uvuze hari icyo ushaka kurenzaho se none uragira ngo umbwire ngo papa yamfashe ku ngufu aronyamfata ku ngufu nawe hari uzamfata no ku ngufu gute warabimbwiye kare kose cyakoze uri umwana mubi Beni nagona ko ngukunda ubusa urankunda gute wanyu mu nkunda iyo aba mu nkunda nagisaba yarankoreye biriya Beni nge ntandukanye na papa gutera kubyaye ni so mwese mumeze Divi mbabarira iyo mbimera ngo no kuba inshuti nawe umwana w'umugome gusa nawe urakana Divi mbabarira uri umwe basi mbabara mva mu maso mbabarira nakiri kintu wabwiye ngo nyumve kuvugana urabona mvuye mu rugo yavuze nabi nasono ufite Divi mbabarira utukinguka imbere ngo cyane kukubona Divi mvuze nabi biki se Beni ware ntabwo Beni mbabarira basi nukuri amakosa ya papa winkira amakosa ya papa ahubwo nyine nawe bagufunga urabizi turi inshuti genda mwese se Beni waretse ubushuti bwacu bugiye gupfa kubera papa wanjye yarakubyaye ariko niba se yarambyaye niso nyine mumeze amakosa ya papa ndazi kuki utari warabimbwiye Divi wari ubizi ko papa azafata ku ngufu njye nari nzi ko papa wanjye muziranye ako Beni waretse kumfata gutyo Beni basi mbabarira wikongera kunyibutsa genda sanga papa wawe mwabagome tuvire mu rugo mbabarira nuko Divi nta kintu nshaka ndekura mukobwa ndekwa nonge no kunkoraho mbabarira usoke muri iyi nzu ngo nsobanurira hari ikintu ushaka kurenzaho nsobanurira ikintu nshaka nyumvishe ukuntu papa yampemukiye kari akagene ari so ikintu nshaka kuvuga nuko njye ntandukanye na papa wanjye mutandukaniye nese ubu urumva njye nakugamba nese ubu nari mbizi nta nubwo nari nzi ko muzanye nta nubwo nari nzi ko umuntu w'inshuti na mama wari papa wanjye none uri kugiye kuba indenganyiriza koko ngo mu mwana mbabarira usoke muri urugo ugende nta kintu nshaka kumva ariko rero nubwo ntazi aho bimukiye igihe mbaherukira uriya mwana wambwiraga cyagiye wa mwana wambazaga amakuru ye nabonye uriya mwana asa neza ameze neza yaranakuze n'akana gasa neza pe byashimisha niba asa neza ni ukuri kw'Imana mva nanjye bamuhangayikiye nkagira ngo yabaye nabi yararwaraguritse cyangwa se yarahindutse ku buryo baba barabuze na mikoro ku buryo umwana wanjye nazasanga yarabaye nabi icyo kintu nicyo cyahoraga kintera impungenge n'ubwoba
nahoraga nibaza ngo uyu mwana aramutse ataragiye no mu ishuri wenda barabuze amikoro arasa neza ubundi se umugabo wawe bite ko ntamubona iby'umugabo byo rero umugabo nyine ntabwo turi kumwe ariko yashatse undi mugore kuki ntacyo bitwaye ariko ni ibisanzwe yashatse undi mugore ariko nta birenze n'ibisanzwe biri yewe uko numva ko bititse ugeze muri Amerika niyo mpamvu numva nyine nshaka umwana wanjye niyo mpamvu numva nshaka amakuru y'umwana wanjye nshaka kumubona ndagerageza uriya mwana ubona amakuru yiwe mbarumenyere aho batuye disi wasize umwana urwanira umugabo none dore nawe bireke biriya nyine bibaho ashatse undi mugore ubuzima rega bw'abantu ni burebure warakubititse pe nta birenze uzi ko umuntu arebye ukuntu isi inyuma atamenya ko uwabaye bigeze aho ibyo bindi nyine by'abanyarwanda reka nshyiremo imbaraga ngufashe kugira ngo ubone umwana wawe ukuri pe uzawungiriye neza ma ni ukuri pe numenye aho batuye numenyera ahantu bari mba nzagushima bikomeye biragoye ariko ngiye kumushaka ndamushaka oya nta nubwo bigoye ntabwo twababura ariko uko byagenda kose ngiye kubashaka ni ukuri bashaka kandi wihangane nzize nyine nakundi ngomba kwihangana ubu nta nagakuru kandi wigeze umenya ku mwana cyangwa mfasha ni njye ubwayo amakuru ye ubwa mbere kumana ubundi se si wowe twajyaga tuvugana akubwira ngo banshakire nta wundi kandi nta nubwo mba nshaka rero ko ibintu byanjye bijya hanze ntabwo mba nshaka ko hari abandi bamenya ariya makuru yose ntacyo reka ngerageze banshakire no kuza ngiriye neza mbigufashe mbakushakire ndakwizeye nanjye ndakwizeye ko uzabishobora ndabikora ubaye iki mukobwa mama bena nsize hano kandi naje kumura umusabe agiye agiye mu cyumba mwapfuye iki ne mama naje kumusaba imbabazi mwapfuye iki nyine imbabazi z'iki mama gariye beni akambabarira bazi ngaho tuza wazana umbwire tuza habaye iki bigenze bite ni iki kibaye beni samusanze hano twari twicaranye hano ariko hansize aragiye mupfuye iki ne mama ukibandurire numara kurira utuje umbwira ikibazo ne mama umbwira tuza ariko mbere na mbere banza tuze umbwira ne mama papa wanjye wafashe beni ku ngufu uko beni anze ku ngwiki nukuri nanjye byaba bimbangamiye ntabwo nari ngisinzira kubona papa wanjye ariwe wakoze biriya bintu mbabarira unsabire beni imbabazi kandi namwe mumbabarire kandi mubabarire na papa wanjye mama ndabinginze ni ukuri ni ukuvuga ngo uri umukobwa wawe cyane nturi inshuti ya beni yego nusubira byari bikwiye ko so ari gukora beni biriya bintu umva rero umubwire beni mureke nawe abanza tuzi kuko kugeza ubu nawe ntabwo ari ibimvisha ibyamubayeho siko bimeze hega buriya beni yanyweye n'imiti myinshi imiti y'ikiza
shaho se urabimbaza gira ngo ko inkuru yabaye kimomo nta muntu n'umwe utabizi ahubwo ibintu utazi nuko ngo yemeye icyaha biriya bintu yarabikoze ariko mana nanjye umudayimoni wantereye umugabo ngiye nta nubwo mwumva uzi ko ibintu ari byo bya nyabyo yarabyemeye da niba pima umwana wenda bagasanga nta birwara byandura yamwanduje kuko numvise ngo uwo mwana arengeje imyaka 18 ubwo wenda bazamukatira 25 wa muntu we rwose dore ubu ngubu nambaye urubwa kuri uyu musozi inkuru ni twebwe cyane yarantumikiye cyane njya musura nyine ariko nyine nta kintu mvugana nawe kuko afite isoni y'ikimwaro arandeba ukabona arandeba gusa ntashaka kuvuga nyine ubwo azahanirwa ibyaha yakoze nabikoraho ikese uramenye reka nta kintu nazajya kuganiriza abacamanza mbaganiriza ibiki bucyara nagenda ahanirwa icyaha yakoze njye ntabwo mushyigikiye n'abandi bagabo b'ibigoryi nkawe bazabona isomo ubundi si byo niba icyo ajya gufata umwana w'abandi yari yabuze iki kirempuhwe shabyihoragaho kari ku wundi karahandurika mbabarira ahubwo wirirwa winzamura n'isukari yo gutanga ruswa urabene ko baratujwe kujyana kwa muganga bamuhaye imiti ituma atakwandura za ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ku buryo atatwara inda atateganyije iyo miti rero byanze bikunze urumva ntabwo nawe yamuturije muri we nawe yamutera ikibazo rero mu mwihorere bene ntabwo aragira igihe cyo kuyakira igihe kizagera haziyakira muzongera mubane nta kibazo mwongere musabane nk'uko mwasabanaga mama byizeye ko azambabarira azakubabarira humura wese hari uruhare wabigizemo ntabwo mwazizwa amakosa y'ababyeyi banyu ndetse niba watumye papa wawe gukora biriya nakumbwira ngo nari mbizi nuko oya ntabyo wari uzi ntabyo wari uzi pe nanjye nabihamya ko ntabyo wari uzi mpaye wari ubizi ukuntu muri inshuti wari no kumuburira sibyo ni mwihorera tuze ni mwihorera igihe kizagera tuze mwongere musabane rega ibyamubayeho ntabwo byoroshye tubyumva cyo nyine ukomeze umunganirize nyine kandi ukomeze umweke ko nta makosa mfite wenda ashaka nawe igihe kizagera kumvira ndabyizeye uko tuzajya tumuganiriza kenshi nawe ukazagenda yiyakira uko iminsi igenda ihita nawe azagera aho kumve sibyo kandi wihangane wongere kurira ukuntu njya kurira kandi nawe umwumve ibiharimo nawe ubyumve yego ngende musigara amahoro ngaho genda gende neza uzagaruke kumusura ntiguce intege nzagenza ntashaka agiye mbwira nawe ariko nzagenza kukubwira nabi nawe nyine n'ibiriya biharimo ntabwo akwanga yagiye twafashe undi mwana ukamuta wamugome yagiye cyangwa uragaruka asura mwana uri kumubona ukamubonamo papa uriya mwana ko ari inshuti yawe mwese mbabarira ariko ni se ni umwana w'umugome nawe ni umugome nawe yaranabuvukanye ubwo ugiye ufata amakosa yasura nta n'isoni agakikanatinyuka nyenyenyesha we ari papa we agatinyuka akanabimbwira ubu si ikiri igihe cyo kubimbwira umva Beni wazi gushinyagurira umuntu uriya ni papa we uri kumva kandi kuba ari papa we
ntibivuze ngo uriya mwana niwe watumye se ngo naza gukorera ibiriya ntabwo umwana agomba guhuza ikosa rya papa we ngo abe ari we uryozwa ese ubu wowe ishyira mu bwenge bwawe uratekereza ko uriya mwana w'umukobwa ariwe yari azi ko se azakora biriya bintu yaba abizi kuki wowe utari kunyumva erega uranamushyigikiye uzi ko wagira ntabwo ndi umwana wawe wagira nta nubwo binakubabaje umushyigikiye iki gute se uvuga ngo nta ruhare abifitemo ariko ni papa wenyine ntuzi kuki atabimbwiye ko papa we ari umuntu mubi kuki atari yarabimbwiye ubu se reka nkubwire yari azi ko papa we ari mubi ku buryo yagera ku ashobora no kuba atabizi ku buryo yagira ubwo yagufata ku ngufu uriya mwana uri kumuziza ubusa uri kumuhora ubusa no kuba yateye intambwe ubwabyo akaza kukureba ni icyerekana ko nta mutima mubi afite ashaka kuza gukora mu bihe bibi urimo agatera intambwe akaza kureba aho ibihe bibi bikugejeje none akugezeho uramwamaganye ngo shoshoshoshi njye ntabwo mukeneye nibandeke barambabaje baramemukiye ndakomeza mbeho ubuzima bwanjye ibi rero ni uko utarakira ibyakubayeho kandi ugomba kubyakira niko nakubwiye nk'uriya mwana nk'uko araje gukorera mukabivugaho kwani ko gukira igikomere none arabikubwira ukitaruta ukamuta nabikira se gute akomeza azerega nabivuga ntabwo nangiye kwimerera neza kikaza ngo hawe nta n'isoni none urumva uzabishira ute ushaka kuba wenyine kuki utazashaka kuzikuraho wandeke mbe njyenyine nyine nshaka kuba ubuzima bwanjye ahubwo urashaka gupfa kandi ndakubwiye ngo ibi bintu nubona ubivuyemo nuguma kwigunga usangaye icyiza reka kwigunga ndetse si banyishe bandeze ndi wakwishe divine na papa we divine kwari kuzira ubusa ahubwo utese ari kuzira ubusa nyuma y'ibintu yamuriye mva nyine nkubwira wowe ntabwo uri kwiyumvaho ukuntu mba kwiyumva sindi mama wawe basi nyuma nzi ngo utinyuka ukamushyigikira nakubwira ukuntu adakwiye kuza hano ukabyumva reka mba Beni kandi sindi mama wawe singukunda hari ikibi nkwifuriza nabona umuntu ushaka kukugirira nabi nkamureka akakugirira nabi rero babwire bajye kure yanjye uriya mwana ndimubwira ko namushaka sinshaka kumubona ariko uriya mwana uramuziza ubusa mbabarira ni ukuri basi nciye bugufi ku bw'amakosa ya papa wanjye ndakwinginze mbabarira nta kintu wanyumvisha ngo nyumve nta kintu mbabarira ibyo bintu ntabwo ubu ngubu ntabwo ibyo bintu byakora kuri njyewe mbabarira ntabwo nzongera kukwizera n'umunsi wa rimwe sinzi ubucuti bwanjye nawe aho bwari bushingiye aka kanya burarangiye gute nakwizera na so naramwizeye nzi ko ari inshuti ya mama nzi ko ari umuntu usanzwe ibyo yankoreye warabibonye nawe ntabwo nakwizera divi mbabarira mvira mu buzima igihe wahabaye warakoze igihe cyararangiye mbabarira ugende mvira mu buzima divine mbabarira mana we suko kuko Beni njye ntabwo nakwemera ko dutandukana gutyo Beni mbabarira kandi ubabarire na papa wanjye mana kubera iki kuko bino bintu bihurirana Beni mbabarira kubera iki kuko ari papa Beni mbabarira basi mbabarira kandi ubabarire papa wanjye Beni mana we Beni mana we ndikuba Beni papa divine Beni papa wawe Beni wambabariye ko Beni urabizi ko turi inshuti mbabarire ni ukuri nitaye ndataha Beni inshuti zituriye abafundi b'abanzi bacu Beni ubu ndabigenza kuko ubu papa we yabikoreraga shasheri ndaguherekeje pe aha mugiye hose ntihabaye makuru urakoze ariko rero nawe urihuse ukakabaye tugenda ukageza amahariye hakugeza Yesu utaha ahubwo uzaze tujye muri siporo wa mukobwa wo kwa Domitille ari hehe Divine ngwino
aho gusa ubu ngiye dusubiza neza biteze meze neza naheza umubiri amakuru meza warugiye mbona kandi ndi gutaha yego meze neza meze neza asa neza murakoze urubu ni hafi ni hano hafi mbere hariya yego urakoze kudusuhuza ndabona utanze ndabona undeba nk'umuntu utamenya kangende urakoze kudusuhuza murakoze